Urambe shikura ramumbwira ko unkunda rock paper scissors. Hey guys, mumeze mute? It's your girl Hozi n'umuhungu wanyu Ramzi w'umusazi. Abaringe wasazi. Kandi week sibyo? Kandi kwera weho watinze. Baka abantu bakaza kugufata hehe ngo wari wagiye ngo hehe. Natinze ku bantu bazi Gishinwa, natinze ndi Southwall. Shari kuba izi sani sanga kuko tutabeshye. Hata bumeze mute nsuhuje abantu bose aho bari hose kwisi bumva ikinyarwanda n'ikirundi rukumva n'ikinyamurenge n'abandi bantu bose bagerageza nyine kumva amakanyarwanda mo gake. Ramuzingo zindimi nyinshi sihuza nanjye ndavuga ngo don't panic again. Yeah. Ibyo bintu byawe nta kintu bimbi. I go by Ramzi. I go by Ramzi. Welcome back to our channel, man. Thank you to shimira abantu bamaze gukora subscribe. Nanjye nibyo ngiye kuvuga. Ndavuga ngo thank you so much ku bantu bamaze gukora subscribe. Shimira abakobwa bamaze gukora subscribe. Ndashimira Maniga amaze gukora subscribe. Yawe shanaye nshimiye abari n'abategarugori bamaze gukora subscribe. Njewe kubagenge ndabesha bro. Njewe kubagenge ndi ku mutima fam. Kintu njewe kubagenge ndi ku mutima. Kandi kintu ikige narengibwiye ngo gishimira abakobwa. Njewe ndashimira Maniga kuko Maniga ni ama support ni amakazi urumva. Abajini bo nshobora kubwira ati bro nabaye broke nkubitamo. Abakobwa nabyo njya gukora nabyo njya gukorera. Shawe kivuga neza. Reka mbabwire kuri kamera live. Yunayimbi rwaye. Kuva nabaho. Amukobwa warama amafaranga. Uretse nge. Nagomba nakoze. Nayo y'ubuntu niyo ushaka. Ayubuntu. Yego di. Ariko actually namuzashaka amafaranga y'ubuntu mujye muyamu. Na amafaranga yanyu y'ubuntu nshaka. Kuri telefone yawe kumeze iri kubangamira sound yacu. Akoze ntari byo. Uri kumva? Hata abakobwa mwese mwakoze subscribe n'abamama n'abajama. Uri kumva mwese abajama. Ako by the way abakobwa mwakoze subscribe mwarakoze ariko abaniga shaman. Fam, thank you so much. Beza bakoze subscribe. Yeah, actually. Bafite amafaranga. Nini. Don't panic. Ni don't panic. Ariko ni bya danger. Yeah, actually. Tumaze kugera ahantu heza. Turashima Imana. YouTube nyine yaratwakiriye. Mwari mubizi yaratwakiriye atubwiye ati murakaza neza. Uri kumva? I was very excited. Ngare excited ngo YouTube yarabakiriye kubera mwebwe. Wese kutabuzi iyo biva niyo. Abarinje utazi ngo mba naje ngo ikigo ryishaka. Uri kumva? Reka mbwire undi muntu ngiye gusuhuza inshuti yanjye yakoze ubukwe, inshuti yanjye twiganye yakoze ubukwe, ubu ngubu aba muri Zambia. Yitwa Linda, uri kumva? Reka nkubwiye nyine. Linda we muraho. Uwo mushiti wanjye akambwiye naza mu Rwanda nzamuzana adutere stories z'ukuntu yakunda mwiza byatari yakundanye no. Umukobwa ureka. Umukobwa mwiza wakoze ubukwe uzambuzana mu kiganiro gukora iki? Ako mana rata bashaka ko tuzazana Linda naza mu Rwanda. Anye soje umukobwa mwiza bita Linda tuziranye. Urumva umukobwa yitwa Umutoni Linda aba muri Zambia afite umugabo uri kumva umugabo we nawe ndamusoje izina rye naryibagiwe uri kumva Linda dusanura ukuntu yagiye muri Zambia nyine atubwiye yagiye n'indege yagiye ategatega utudisi. Ndagusuje umva tugusuje Linda we nanjye ndasuhuza Linda tuziranye. Usuza Linda muzanye ko Linda muzanye nanjye turazanye ataranye ndagusuhuje. Ntabwo ari iketse. Mfite Linda mfite nanjye kubivuga byose. Okay, nsuje Linda Priya nono. Ngeraga rero nashaka gusuhuza. Nariko namusuhuza. Nsuje Linda Priya. Nsuhuza Linda twavuganye kuri telefone ejo tubazanya amakuru. Nsuje Linda Priya nsuje na Linda tuziranye ahandi hantu. Abakobwa bose bitwa barinda turabasuhuje. Nono. Okay. Ibyo nta. Sira. Dusuje twibagiye gusuza. Twagira Yesu. Twibagiye gusuza Siraj. Twagira Yesu. Twagira Mungu. Twagira Mungu. Mutsi ntako sayakoze. Twagira Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ariko kumva ku kanumba Kristo Yesu akuzwe rata iteka ryo ariko dusuje bada abantu bose hi ukuntu ibintu bimeze uyu munsi ko witeretse utuntu reka njye oya don't touch this sha uyu muhungu ujya wibuka ko nivugiye ngo don't pan guys njye niguriye naciye ahantu ngura aka mix fruit ngura ka ice cream nago kuri Rebero nago byakunda urabona ko kanditseho Rebero nago byakunda abantu bataza aho ntuye ndi umukire nago byakunda ibaze ko ibintu bitari bukunde oya wetuze imabasco ice cream uri kwica amajwi bimeze bite bro akundi ngiye nta nubwo nari twisubiza abantu bari inyuma hariya hi dusuhuje nago ngiye turamusuhuje afite umusatsi n'umusore mwiza yambaye sandali z'abakire n'agapantaro n'agapira nishari nandi gukubwira njye nsigaye nibera kurebera ibyo ntago wabirira hano sawa by the way guys tukiri kubashimira ariko sibyo buretse gake none reka dutangire neza ariko nkubaza ko icyo ugira ishyari njyewe ese we inda yanjye iri muri video njye mwita sindakora gym abantu twabanye since I was young oya reka gake akantu k'ishyari kuki ugira ishyari oya ari ibintu ugomba kwirengagiza muri life in case umukobwa atangiye kukwirebesha ngo yasutse abashaka kukwereka ko she's shining utabigizemo uruhare ibintu utagizemo uruhare bro biba bikurebara mpamvu yo kubwira umuntu ngo urasa neza utaramuhaye ikintu kizima aguze njye mfite telefone nziza kurusha yawe ntushaka kwitereke hasi njye ariko telefone yanjye ubuzi ko buri munsi wirirwa uvuga telefone yanjye wowe telefone mbi ni nawe kandi ujya wandika ziriya comment ngo nzamura Google Pixel ngo muri ahubwo tuzamura ubundi Google Pixel buri muntu wese ufite telefone nziza iruti yanjye nawe ajya yizamura muri comment tuyireberega iyi telefone ntabwo dushaka kuyisebya akiri byawe iyi telefone ishobora kugutera ikintuzi ikize mashaba none sinzi n'undi muntu ambwiye ngo jugunyo kanseri sha ngiye kubivuga bigarukira ku rurimi akomana ku buryo iyi na telefone reka mbabwire simureba agasuzuguro kose erekana telefone yawe yepope mfite telefone ebyiri guys I have this and this thank you nta kibazo iyi ngiyi nayishyize hano kugira ngo ntihazabura umuntu ntaza kumisinga missed calls zanjye ntihazabura umuntu ungirira neza akangirira neza mbonye nyabitanga nyabitanga inzara yamwishe akomana nyagatani ari kureba icyoroshye rubanda batunguye abandi cyakora mana ngamba amatika atangiye azatugawe afite agahinda k'uburyo aje kureba boyfriend agasanga yicaranye n'inkumi nyabitanga again umva se aka kabiswi nanjye nabuze ijambo kubera ino bisi ikintu cya mbere atubwiye mbere yo kudusuhuza boyfriend yicaranye n'umukobwa oya ratomba mbabwire ni umuntu mana yanjye yari umuyobozi muri jiya none ndikona ari kumwe n'inkumi kandi nubwo ujya ugira ibanga burasa harayicaye nimubwiye yitaritse ku gasa ameze nk'intuzi arahamusanze mana y'isi ndebe urareta ambwira ngo bitsetse guje ngo muri bya bintu bazamara ako gapira byakaguhasha none se mumeze mute n'amahoro mva nyine bigiye tuba dukoreye iramuzingo yagiye gusare bigiye dukoreye akora atasibye byiza gusenga ni ibya mbere we uyu munsi twaye Friday kandi ngomba kujya gusenga sibyo nanjye burasinya mfite ku gatatu nimugoroba kuri egize tugira gatatu size neza shu none se ahubwo umva ngani mukore nyine mukore kandi natwe turaje turebe ibyari byo ko ngiye gukorera hano se kandi ko zavuga cyane ko mugomba yaba wego yagenda uvuga umujugunyiriye umva turi kumwe ari so by the way yazanye ikibuno kinini
nyashi By the way, mujye gukora subscribe kuri channel ya Nyabitanga. Hadi ni Nyabitanga official? Nyabitanga unique show. Unique show. Yeah. Nyabitanga unique show. So, ngambwira ikintu ubundi cyahajya. Ubundi uyu munsi by the way, nari kukubwira ko nsigaye ntuye kurebera. Na aki biscuit yampenze shaho. Kandi muzi biscuit ngigura senyisi. Ngigura. Bayikuguriye urayinzanira. Oya, nayishe senyisi. 500 kabande. Naciye niyemeye ngo nca kurebera kuri supermarché. Bangwita biscuit ya sengs. No, mitancaho ngura naka ice cream ariko kandi no nagikira ice cream yabaye yogurt. Ibyo ntacyo ngohe hose. Nushake. Ariko abibuka video duheruka rw'usho ngarutse imbere yanyu n'isoni nyinshi mvuga ati I'm sorry. Nkarinzi cyabite nshaka gusaba umukobwa mwiza imbabazi yari imyumbati no kuri Kwimana. Ariko niyo wari washeze mbigarukeho niyo wazanye game aravuga ngo dukine game yo kurya imyumbati yanteze imyumbati. Nanje mutega kantu ka bwenge sana fam. Bura naguhaye ntuze barya byitanga iki. Namenye ibintu wari wahinduranyije pH urangije ufata pH nayo nifitiye. Naguhaye pH urashe umiyoroshye. Ariko ibintu byo kurya imyumbati nanjye sinabishaka niyo mpamvu uyu munsi nahisemo kuvuga ati reka nkuzanire shipping bakira bimara. Byari byanjye. Tuzanye. Utu tuntu ubundi shagamo. Najyaga ngo ntuguhe. Ariko mu kutuguha wenda kangaka wabukarya. Akase ko kabaye yogurt ndamenya nka. Kabaye yogurt turaza kukatu. Nise nakanje. Nakawe basiri. Nise nsabye imbabazi. Ngusabye imbabazi. Nge ntabwo nzi gusaba imbabazi. Niba usabisha imbabazi ibiryo rero. Ntabwo ari ibiryo nzi gusaba imbabazi nkora igikorwa apana kugira. Kwinginga ngo ariko nakwinginga. Wayashebisha karye bigana. Sibyo? Mfata ndigurira yanjye. Rubanda wariye gushira. Boyfriend uyu mukobwa ndi kumwita Sheri. Afite boyfriend mwabasoremo aramufite. Nawe mfite. Njye ndafite ninjye uri se. Uri kwivugira. Basiramuzi namara kubona umukobwa bakundana nanjye abahungu bazanye. Sheri mukora kabisi kararyoshye karimo na karasa nka ntuze nka nyine kaza. Nka ice cream ndashaka kubyereka abantu. Kumbe impamvu gahenda kaba karimo flavor. Gusa I'm really sorry. Nari nshabite. Ni kuri kuyijya kandi dusangire sibyo? Ndaje ko naramuze mpe kumubabarira munga. Oya wipfa kumbabarira we mbabarira. Sibyo? Nibyo. Eza gute twajya dushwana imbere y'abantu. Kuki zituma dushwana? Kandi ari we wabiteye, we yazanye game. Ngewe wazanye game turayikina uratsindwa. Nakubwiye ko buri ntore ifite kwihamiriza. Yene nazanye game nanabipanze nzi ukuntu ngende butsinde. Ngenda gake ajya nengeye kuzana iki. Sinzi ibyo ugiye kuzana. Urangije uhinduranya ama pH. Ngewe nakoresheje ubwenge mfite Imana yamaye. Utwara amafaranga urwara rwanjye. Aho rwarakize. Rwarakize mitano ngome ko hano ni mfite urwara rwa plastique ariko izindi zose ni izanjye aka kangaka ni plastique. Cyagiseye cyarabanje kirakira ubundi ngenda bararunterera none. By the way nanateye twara twiza nkoresha abantu bari bukundu twara twanjye. Ngenzara zanye zirasa nabishaka. Nkoresha ku mukobwa witwa Divine mwiza umuntu y'ubikunda azansaye nimero ziwe nzazi. Divine mwiza ca n'inzara z'abahungu. Turajya aho. Nari igikondo. By the way uyu munsi mpamvu naguhamagaye. Cyambe byari kugusaba imbabazi sibyo? Kambabari ariko. Ego. Kambabari. Dubwira abantu nyine ko kambabari. Namubabariye ariko nyine bagomba kubanza kamaho hano. Oya nakawe nuko nashaka kutakarya nka yahurute. Kashyushye. Basubiza muri frigo. Nakarekeye mu modoka cyane karashyuha. Nyine iyo bagasubije muri frigo karongera kugufatana. Kakonje. Ukamfata nkaho ubuyogati. None
komana indange n'umuti ewega impamvu naguhamagara nuko gusaba imbabazi ikindi ntago twari guhura ngo nkwihorere ugende tudagize ikintu basi dukora uyu munsi kankubaza nako nyine nagaruka kukubaza ndi kubona nyine iminota yose ishize nisha wabaye umwana mwiza nyine nagufite ibibazo kandi ibyo nangiye kukubaza ntago nagenda rega abantu bagomba kukumenya sibyo guys abantu bagomba kumenya Honorine yanze gupfunduka mfite ubwoba ko ni tuyireke ako yitwe yanjye siramfasha namuzisi njya mwijajyamo ibintu akabyisubiza Anje nako hano ku ruhande rwanjye uyu munsi nangiye kukubaza tuntu tutari utwadanje shawaji ureke ibyo bintu kandi batwaraye ndakara nkubaza ibibazo nagushaka abantu bakumenya se in case no mu gihe twacuzinze kwicara hano ujo umuntu ukurikirana channel ya Hozi Hub abagomba kumenya ubundi wagwan ukurikirana bavuga gukurikirana se gukurikirana ni ibindi sira gukurikirana ni biki bavuga ukurikira ni bibi se sira bavuga ntago kimwe ni kimwe Data mutubwiye bavuga gukurikira cyangwa bavuga gukurikirana bavuga gukurikira cyangwa gukurikirana tuvuge nk'umuntu uri kureba nk'ikintu umuntu yavuga ngo mugomye mukurikirana nese bitandukaniye yes sir gukurikirana ni bibi nyine gukurikirana like simple twarisana gutera umuntu yuri kugenda kurikirana uriya mwana atanshika Sako cha meditation inze ngo kurikirana uriya mwana kurikirana kiragira cyane sha ukinganira ashaka kwatuye muri quartier yawe mutumarine ahantu nyine soti ni uri inyuma soti nyine anateye muri kuhumba umuntu kucyatavuze ati kurikirana uriya muntu ari mu manyanga by the way soti ni uri inyuma ya kamera nanababwira ko soti nubwo mutamuzi nyine mutaramubona kuri channel yanjye niwe muntu wamfunguriye no channel yanjye yingiye Sunje nawe twapanze gapapa. Niyo muntu ari ngombwa kwibwira abanyarwanda Byari ngombwa ko mbebwa nzanamushimira ari kumva ari hari yayigize nabi. Ndashaka kuma award. Nzaguhesha award. Ndashaka guhereza award. Ndashaka guhereza award Sotiko. Mani by the way nyine Soti ni inshuti yanjye. Afite nawe channel yitwa Ndaguha katariho creme. Oya ndashaka iriho creme. Makoko wose kose. So mpaye kose. Urumva Soti nzamuzana umunsi umwe. Ibibazo. Murakoze. Twikomereze. Ngavuga. Nangiye kukubwira urumva waretse nkakubaza ibibazo bitarenze bitatu nani niba bifite ubimbaze kazi kawe. Njye bundi iyo umuntu ambajije nawe agomba iyo mubajije by the way nawe agomba kumbaza tukamenya baza vuba ibibazo byawe ubundi tumbwira na game wateguye what if ahubwo urumva najya nkubaza kimwe nawe ukambaza ikindi cyangwa etame kubishaka urabifite ngiye nagumya bibura sawa gwariye gake biscuit akuni biscuit yahenze ani bajije impamvu ihenze kombe barayinyurira ngo nukunza imbabaze kari kuyinyurira ambabwiza ukuri ari no kwiryaho egeze imbabazi naga arizo gusaba imbabazi kuko twakoze ikintu cya danje no kwiyererutsa kubakire cyane izina ry'Imana yo mwinjire reka mbabwire sureba namuzarongera kumbabaza arahaguruka cyangwa ngenda haguruka nyabuneka ngivugane none hano ngiye mbafite ibintu byinshi ngiye mbwira n'abantu ibiscuit yahenze ikibazo cya mbere sibyo hakavamo nk'umuntu akahita muri ikarito yazo bro ikize niba wenda tuvuge mu ikarito yazo habamo nka biscuit iki kibazo cyo nshaka kuba narakikubajije nta bitekerezo kabaga reka mbabwize ukuri mfite ikibazo cya ikibazo cya mbere arakoze kirabaza ujya uririmbira muri dushe ubundi busanzwe umva cyonyine
ndaririmba agiye kuturirimba hano wambaye iryo cupa ry'amazi abantu barindira muri dushe bari batinya amazi imva ndayatinya none amazi amazi yuzuye hano ibi ntabwo byari bimwe ko bigiye kujyamo arayanywa namubwiye ngo uranyinisha game yo kurya bro iby'amazi bijemo gusa nuko ngo ibiryo bize baje kubirya neza ku mutuzo ariko ntabwo ari byiza mani kandi n'abantu bazajya babikuga yuko utari umwana reka tubare imirongo ahubwo dufite hano 1 2 3 4 5 uranywa 50 y'amazi n'utaririmba ibaze ko amazi ari njye wayaguze Nyazinyanga sira kugira ngo tuyanywe uri kumva tutitwa n'inyo ariko sirabinakuso ngo abikuso abimuso mwese mwamvanye amaboko sirareka mubwire Rwanda baratinyuka umva ndasubiramo yatubwiye ko aririmbira muri dushe hajya kakarimbo kagezweho ngo icyo uririmba cyose ntari shifura aha igo nyine sisuko indirimbo suzu ubundi kisobanura nabyo nzi ariko niyo nzi byibiza muri nami umuntu uzana mwitabe sha wazanye ibiryo cyambwira nk'ibyo biryo rwose ibiryo muzarebe ramuzige muzeza ziri mu bufaranga buciriritse n'ibyo biryo wasanga ari imvange tegereje ibiryo ntari bibizana aho ngiye muzacunge game yanjye amadolari 100 ibihumbi 50 aya madolari ari umuterankunga bafite nase urumva uwo muterankunga ntaba ari njye umuzi aho guta ubundi guta umuntu yazana ibi amahora dusotorera inyuma ya kamera ndigendeye abantu bari kugambanira cano cyane ayo bayigambanira yamabwiza uko reka ndirimba nyine indirimbo bitari byarangira kandi ndaririmba ukonzi nanjye untese ari kimwe navuze reka nkwicareho kujya ya video no boyfriend umukobwa utanga amadolari 100 ya buri munsi mana niyagira umuntu umva amagambo nza kuri seti reka nkoresha ino niwe nakundi kuko nta muhungu ubwo nta muhungu wicaye hano namwe muri bagira ngo wereke ngo aba partenaire uko yambaye by the way ngiye nambarira kwa Obe shop mu mujyi uri kumva ndaje mukanya ndatanga za nimero mweke ko mbana nazifashe mu mutwe ko nabanyambitse kamuresha ino ntebe bwino ntebe ni ramuzi yakaba ari ramuzi ariko ramuzi nta uhari nta uhari ubwo nyine mwabakobwa Obe yandika ba Muhinde niho wa Muhinde wambarira oya Muhinde ntago ariho yambarira ubwo ushatse kuvuga iki man oya iki basho kuba yala iki cyo cyumba gitinze nicyo ngikundira nyine reka nyine ndirimbe ndirimba icyambere nuko tumenya abantu Obe yambika inzego barimo Obe wintabereza boss we ngiye kubivuga ngiye kumubwira ngo Bwithes wintabereza boss ndi kumusoza okay ngo Obe Bwithes reka ndirimbe cyangwa ngiye ngo ririmba aho nzambera nanakora ntari asiwari ibyo wicaye ku ndi mwana nese ko yabyanze oya njye namubwiye oya nta kibazo reka tumufate nk'udahari nyine nta muhungu uri muri iki afite boyfriend tutabura uko dutaha no boyfriend agatwe gato karinda urugomo n'urugomo ni biki uruguma bavuga ibiki uruguma guys ntago ndi umunyarwanda cyane ikimanyi cy'umwarabu nakibonye umusatsi murawo actually twe twavukiye mu ba diaspora ese wate nkaririmba cyangwa kambwa nkisi yicarira ngo ririmba turebe okay ngira nangire sira we ririmba ujye wantona abantu baririmbye muri korali tujye ujye wantona sha aragwaye amazi oya reka ndirimbe
Ozambe Chikula. ntabwo zikureba kwa kundi ikibuno cyanjye ni ikiragi ntabwo kizunguza Ozambe shifura Ozambe shifura ninjye njyenyine nzi ntabwo mwandenganya apfa kuba naririmbye ramuzi nuvuga ngo nywa amazi njyewe abantu bazakwica naririmbye njyewe amabwiriza ukore uyu muntu niyo yaba aririmbira ibishishwa by'imineke n'amazi amaganda y'imineke babiha ihene bakabinyima aba ni he ninda wamuha igiceri mu muhanda se atunzwe no kuririmba nta n'icyumweru yamara mwese nanjye reka nkubaze ikibazo kugitekerejeho cyane ubwo ni iki ndagisubiza mu masegonda ayo ku buryo bita bikubihira ikibazo njye nta bwenge ngira nyine bwo kubaza ibibazo n'ikibazo nabaza abantu bose batavuga ati yawe batamenya ubwenge bwanyu ariko reka mane nkora ikibazo kamo noze Yosefu undi wabyaye Yesu Yosefu ntabwo yabyaye Yesu undi umugabo wa Mariya umugabo wa Mariya ngiye kuvuga ngo undi bamwitiriye Yesu cyangwa turi kumwe n'umukobwa w'urugoryi Yesu yabyawe ku bitangaza Yosefu ni umugabo wa Mariya urasubiza mo hagati cyangwa usubize ngo nta kibazo ndagisubiza na kimwe kirimo yari umuraperi yari kushamana yanjye yari umubaji cyangwa yari umuhinzi cyangwa nta gisubizo na kimwe kiribyo yari umuraperi cyangwa yari umubaji cyangwa yari umuhinzi nta na kimwe igisubizo kikuri kirimo si ikigoryi uyu muntu ntabwo azi ko Yosefu yari umubaji sira Yosefu ntabwo yari umubaji Siraje arabivuze Yosefu yari umubaji bro Pikiji umwana wakuriye muri Sunday school wait hano hari abantu bane baramfatanyije Nako mwakoze pe cyane ariko wambajije ikindi kibazo gikurikiyeho kareka gufata iminota y'ubusa no ibi hano icecekera byihorere ngewe reka mbabwize ukuri satsinzwe byihorere ndamuhana nyuma neza nitonze gira vavu mwambeshye prepare people for walking njyewe Yahweh ntago papa ndamuzimbaza ikibazo cya mani reka mbabwize njye mu bibazo by'ubutita sawa njye none ndakoze ikibazo ntanditse ndakubaza ikibazo ntanditse mfite ubwenge bwo gutegura ibibazo turamuha amasegonda 5 amasegonda ndanayabara kanyashyiremo spelling urabizi spelling urabizi atushyiremo chronometre sha amasegonda 5 dore ngaya tugiye kuyarapinga spelling ijambo ntswa ntswa se ni ijambo cyangwa ni igihekane ntacyo bindeba ntswa ni na sa na wa na a abikoresheje iminota amasegonda 20 oya nari naratangira tubaragiye nahereye nahise nkanda nyirangiza kubivuga ako mana sha reka mbabwize ukuri ngenda nigendera mvuga ko ngiye mbikoze cyangwa nibyo ibibazo nari mfite bise mbivamo mitanjya mu byara urashaka kwerekana abantu ko ngiye ndingandagira bitabo none reka nkubaze kandi natsinze abantu bavuga ko natsinze ikibazo cya kabiri cyaramuzingiye icyo cya kabiri watsinze yaririmbye narebe
wabikoze nanjye nawe icyayindura gitsinzwe naribe none waramungiye kukujyana muri Bible nta nubwo uri bunahaze nanjye ndakujyana akereka nkubwira hari isake yabitse gatatu Yesu ibiki ibintu nk'ibyo bibagiye kujya bamenye ko kumubamba Petero yihakana Yesu gatatu urakoze cyane shaso nibyo agiye kumbaza ari gushidikanya oya nuko yagera nago nzi gusobanura ibintu nk'ibyo ko yanjye nabwenge ngira ndanabyemera sira omeze neza iyo sake yabitse gatatu nukubika nuguteteza nukubika isake yateteza izo nizo muri 2024 ziteteza ako hari n'isake zisigaye ziteteza uza muri iyi minsi iyo sake yari yanderamo kuba nabaho ano ibibazo bari kumbaza ibisubizo byayo ndi kubibura kuri internet kandi ntago bishoboka n'abantu ntabwo wemene no kujya gucekinga ibisubizo ndabifite njye ugomba kunsubiza ningitsindwa umva reka mabwire njyewe iyo Ramzi ndi kumusubiza harwo nyamugora iyo nsinzwe sinemera ko natsinzwe wayi Ramzi yirirwa ngora ibaze injiji itazi atangiye kunsebya yaraniwe bihekane ibaze umuswe arimo arihorera kandi ntabwo ari bubishobore utazi Yesu mani papa Yosefu mugabo wa Mariya akazi yakoraga bro ntabwo nawe mbizi ko ari umubaje ariko n'ibindi byose rero nuko nkuko n'isake ntuzi nyirayo isake se ni yandi ntacyo natsinze isake ni yari wa wundi wenda bigusubiza si wundi birakureba oya abo tubizanye bashyira muri comment no yari ya wa wundi ndese cya gisambo ariko cya gisambo bafunguye ayi wenda pfuye meze umwuka bisubizo ngenda hakana baruteremayo oya no aba bantu ibibazo bari kubaza banafatanyije bifatanyije ari abantu bane isake yari icyambere cy'ububaje sinkemera sinkizeye icya kabiri Bartomayo ni ari Bartomayo undi bafunguye ngo kugira ngo Yesu ngereka mbabwiza ukuri to be honest yari yagisambo rata sibyo so ngereka nanjye ndashidikanya niyo ahubwo barayiriye yaje gupfa itariwe you people abantu bazi Bible akakumenya I do believe ko nzi Bible man ngenzi Bible nayuzi ndayizi Yosefu yabyawe nande mugabo Mariya ende ntago mbyibuka njye mu bintu byose nzi kuri Bible iyo sake iri mu bintu biri interested kuba umuntu yabimenya wait ntago ndatsindwa nkabyemera ariko se iyo sake bayibwiwe ni cyanga ivido nishaka izagire part 2 iyo sake bayibwiwe vino video nishaka igira amasaha 2 ni izina ry'Imana Ramuzi namajije kumubona ndamutsinda kandi n'ibintu byose by'ubukema ari bwizanisha iyo sake bayibwiwe niki kariye y'uwo muntu nuko yo waruturi hari ahaboro ara no ari ahaboro umuntu wabaye interested niyo sake akajya kuyikoreraho ubushakashatsi mpaka akamenya ko iyo sake yari muri quartier yarinde iki yuko none iyo sake bwiri bubike gatatu n'ubuhanuzi nibisanzwe isake ibika gatatu yari ubuhanuzi bwari bwerekana na nyiri iyo sake actually nyiri iyo sake yari waruteremayo actually ni sake ngari yari yabaruteremayo icyo kibazo ndacyanze yari yabaruteremayo iyo sake ntago mbyemera abantu twaberanye ko isake yari yabaruteremayo ubundi isake itangira kubika mu museke sibyo none havuze ikinyarwanda gito isake ntago ari cyo gihe buri saha izina ry'Imana isa none se hari isake mwari mwumva yari yabika saa 5 z'ijoro isake ibika mu museke ikabika n'izuba riri kurenga narabirebye yibika buri gihe cyose ikunda kubika kandi koko Siradi yari afite business yo korora inkoko n'umuhakanye nanone nijoro ikongera kubika saa 9 n'umuhakanye Siradi yari afite business yorora inkoko ubwo ariko iyo ngiyo rero yari yahumekeye n'umufara kugira ngo ibyo yari yabaruteremayo kugira ngo baruteremayo ariko ubundi
probably amasaha yagera saa 9 nibyo isake ibika mu gitondo isake mu gitondo ishobora kubika inshuro nyinshi izi zo muri 2024 nyine batera urushinge mugacyuye naje kubeje isake ubundi bika mu gitondo mbakwauka aha bagende ikibazo twikorera icyo ntabwo nkeme isake yari yarutema ntabwo kare ndi bafunguye bakahita baramufunguye bahita babamba Yesu ibiryo byawe byazenguruka hariya utajya muri kamera ubundi ntacyo uraza wagize ibiryo ntari kubibona ngo reba ibiryo ashaka ko dukorera competition ko ari bikeze bari toromaye nese ninjye ushaka ko dukorera competition game ariya agasane kamwe dusigaje ibibazo bingahe bazi ikibazo ni kimwe kimwe oya warumbajije simwe mwavuze bine bitatu shangira mati sigaje kimwe se kino ngiye kukubaza ego njano umugome okay ikibazo kirabaza gite ibirya shandabizi ibirya byaramuze izengurutse galaxy ni ingahe ikibazo kiri very simple even senior 6 umva nkubwire petit ntago ndarangiza ibyo bibazo icyo kibazo gifite chapter 2 sibyo mwami Yesu iyi mibumbe izengurutse isi ningahe isi tarimo izengurutse isi ningahe dutuye muri galaxy bita ngo iki amayiwe that's a question babaza muri senior 6 umva nyine yabitanga neza wirangarira nyabitanga avuye guhindura imyenda nagasa neza na asa nabi nono na nyasha afite sirareka gutereta undi mwana sira tugire sha ibiryo bidahora okay icyo kibazo nta kinsubiza ni imibumbe ubundi mibumbe nanjye kansubiza uko nshaka ubundi mibumbe izengurutse isi ni umunani ubwo ni isi ya 9 ubwo ni isi kabari ya 9 shako mana people who think ubwo nageze mu isanzure people who think twice imibumbe izengurutse ni umunani n'isi ni ya 9 galaxy dutemo bakayita nyabitasha nyabitanga none yarivuye yarakora duweti ntabwo yigeze arivamo ndabyibutse batabanyica none na nyasha afite ndabivuze ibyo ni ishyari mbwira nyine nsubiza mbwira esi ni akangahe cyangwa ngo nakubajije Earth oya galaxy dutuyemo yitwa ngo iki icyo kibazo turi abantu hano abantu bamfatanyije bose ntibifatanye batagiye muri telefone hajya bayitwa gute bamusanga galaxy nagagaye noneho soti ndamusibye ntabwo muzongera kumva muvuga bifatanyije nanjye mbabajije ikibazo ahubwo njye ntabwo nizo geography ngende byo ntacyo satsinzwe se nuvuga ngo ndatsinzwe galaxy yitwa Earth ntabyo nzi njye ariko nemera icyaha ntabwo wakisha imibumbe isi ni ingahe imibumbe izengurutse isi ni 0 ntabwo ari imibumbe ituriye isi ni imibumbe izengurutse man nta mubumbe uri that's a tricky question imibumbe izengurutse simurebe ubugome bwaramuziramo apana imibumbe ituranye n'isi igaragiye isaho igaragiye isi B yari Milky Way Galaxy niyo galaxy dutuyemo niko yitwa ibibazo ubundi nahise mbihindura kuko yashatse kunyeka ko je suis your last question turyo twawe ni wari harimo ibintu byo kuturya ndatwahuranya ahubwo ntabwo ndi kubira n'inzara ikanyica last question last question yawe Ramu ngiye kubaza ikibazo ibyo ntacyo Ramu kuki uri umugome nicyo kibazo igisubizo nuko babinteye mbyuka ameze neza nagera hano ngo ni yarize gufata ku gakanya nabyutse mfite amahoro
natinze kuza. Ramungiye kugukoresha ikizami. Natinze kuza. Ramungiye kugukoresha ikizami. Ramumbwira ko unkunda. Nusha ukine game. Boyfriend nababwiye. Uranyihakanye? Na boy umva ramumbwira no kujya birangire tumbwira ko unkunda. Mwabantu. To be honest. Vuga ko unkunda cyangwa unyanga nyine bibwira abantu. Kibazo sponsor. Arimo arambwira ngo ugira ikibazo cya sponsor. Sponsor do nukuri nabyo mvuga. Sponsor do ndakurayi. Sponsor. Ramubwira ko ibiryo reka mubwira ibiryo ni sponsor wamwe ngo mbigure. Akareka nago yagura bino biryo. Ramubwira ko unkunda. Ndagukunda se. Ayiwe ndapfuye noneho. Ndagukunda se ariko reka introducing again. Ako shana njye kanambarira urugamba sha. Dufite game ebyiri. Impamvu mpagaze nuko nzi ko dufite game ebyiri. Hari yoroshye, hari nikomeye. Nta muntu ufite coinira. Akoye Kigali biceri byabaye iki? Twarakize. Kandi ugira utuntu tutari twiza nyamara kandi twiza. Dufite guflipinga iri cupa. That is a fast. Esko nayebewe impamvu cyangwa niba uzi gukina rock paper scissors. Dukore biriya. Ndagutsinze. Dukore biriya nubwo gose natazi ukuntu babivuga ariko ndabizi ko bagira. Gutsinda ni ikirayi n'inyama. Gutsinda ni ikirayi n'inyama. Reka. Oya! Reka. Ibyanjye. Nyine reka ngo igitekerezo. Ibyanjye reka mfunguye agasene. Igitekerezo n'abantu bagiye bumva ko ubwonko bwanjye iyo bigeze ku biryo nge burakora birazwe. Bikumva. Se gute umuntu ashaka kuntegeka mu byanjye. Okay. Ngome igitekerezo. Yewe nari ngiye kuvuga ngo. No nambaye nakana ko gufunga imisatsi. Kuko nari. Ari ugiye kuvuga iki? Ngiye kuvuga ngo tujye dukora kwa kundi kwaguke. Ubikoze. Ubyishira ukanka undi arye. Na twagaruka ibiryo byashize. Hari ntago ari kurema. Uyu mukobwa abantu bibuka video ya Saddam. Man power muyoba. Unyibutsa amadolari ijana yanjye mani kuko ubugari ntago ari ibyaje. Nibwo bwa mbere nari mbonye bro umukobwa ari ikiro cy'ubugari. Live. Naribi. Nase reka twaze Siraj. Sira. Ari ugutsindira hano aho kugira ngo twiruke tukarya. No kwiruka umuntu agasanga nge nari byose. Iyo kwirukanka niyo umuntu wunda mara ari kurya ibyo bibora ariko. Nese what if sibyo? Nge nawe cyo duhagaze. Waje ukubita. Watsinda. Ibi bigicupa byo nabyanze. Nacyo. Tubigerageze rimwe turebe. Turabigerageza nabyo. Cyangwa bireke. Ntacyo bireke. Umuntu yatsinda akarya ikirayi akanyama. Sira urabyumva gute? Bro urabyumva gute? Cyangwa ndajya mbishyira ku ruhande nze kubirya birangiye. Sibyo rata. Ngibye ngenda birira live. Sira tubwire twikorere. Urajya ubivuga bya bintu ngiye nabyo nzi. Kona ka ice cream kanze gupfunduka. Banze bama amazi nkarabe. Ako sha ramugiye ukara amazi naguze 1000. Nese njye mfite umwanda. Resetan. Ubundi ngiye wundi umuco wanjye. Resetan. Ngiye wundi ndagira. Ngiye wundi njye amaze gukara. Nako nkara amaze kurya. Ngiye mba ngomba kurya. Ndakaraba akaboko kamwe. Niko ndishimoso ariko uzanyica we. Ariko abantu barishimoso. Sha iwanyu ntibabakubise. Wacu baramunze. Ariko baduhora iki ngende inka. Kubera kurishimoso. Okay. Baravuga ngo dusobanure abantu batabizi. Karabe nako kwanda abandi kugakoza kuri kane. Ako singiye ikintu mpfa nawe. Singiye ikintu mpfa nawe. Kuri ntacyo dupfa. Ko narababonye bigeze ku biryo mu babandi bantu babizi n'abatabizi. Game bayita ntayuzi. Mbona bagira gutya ngo. Bayita rock. Namuzarabizi n'indayi. Paper. Scissors. Rock ni igipfunsi. Rock ni igipfunsi. Ni igipfunsi, sibyo? Paper ni ikiganza kiramboye nyine n'urupapuro. Ruramboye. Scissor ni umukasi. Umukasi. Noneho ningira gutya. Ureke twisanuye game yacu. Ningira gutya. Ninkubita paper. Ninkubita paper agakubita scissor.
Siza. Pepa ikata Siza. Ubwo wa Siza ararya. Rock igatsinda Siza. Ugira insana turi kubikora tugende. Tape. Okay, we go by rock paper scissors. Bakubita kangahe? Bakubita rock paper scissors ka. Rock paper scissors ka. Rock paper scissors ka. Ngo twagiye. Ubwo bigenze ko ninde wabutsinze. Ni lose. Twembi. Rimwe kabiri gatatu. Rock paper scissors ka. Rock paper scissors. Ladies and gentlemen, akanyamanika. Ninjye. Pepa ifata inuzi. Look. None se yafata rock. Sorry. Jya karakara kandi gatoya. I'm sorry. Nabimu. Ladies and gentlemen. We talking. Mama iwe. Nawe mujuma nshonje. Shaho ndi budiri. Ndi gatatu. Rock paper scissors. Rock paper scissors. I'm sorry. Gira. Yawe nibagiye gushira akasenda. Ubwo ramutsinze kabiri ngenzinze rimwe. Sibyo? Birangiye kubirya mbemara. Aga abantu ushoboza guteka neza. Agasana ubundi karakanje. Hano bantu turi bahita golden gala. Twagiye? Nyuma. Akoze wowe. Iki yawe. Nge yanjye ndayirya bucece. Wagiye? Thank you. Ngendeshe gake. My people. Tungwariye karakara gato. Tugirinda. We ko wariye kinini? Nari nshabiteye. Nyama ndabanyirya. No, twongera kuvuga. Urukunyiba. Amwe Urabibonye? nabukinze. Mama. Attention. Nabukinze ntaribe. Wamaze. Iyo ntacyo. Buriya umugabo n'uwiteganyiriza nta kintu cyiza nko kurya ndi kurya. Ramu ntabwo byemeye kurya nanjye ndi kurya. Siniteganyirije rata. Wa booking. Anya bita booking. Tutirengagije ko ndamutse mbazeho bino. Naza nkadisukira imva. Kuna ari umurozi kizaho urusenda ntakirya. Guys. Yavuga. Ramu wabaye kiretse.
nanjye nkiriho agakecuru pusho. Ngiye kugutsinda. I'm sorry. Long game. Oh yeah. Ano game is fair. Uzi nabwiye. Ngo wagize impuhwe. Salamu, uvuga cyane ngo ufite wahita uva hano n'ibi biryo ukabireka. Nyikubwiye. Namwe n'ijya kanje ntacyo. Ubwo cyajye natari inyama yanjye yindi. Yanjye hari inyama ntari. Ntabwo bitureba. Sawa. Wakitaye grand frère. Reka nkwereke. Dusubiremo akandi kamwe.